Kristo akuzwe abavandimwe, nje kubaganiriza ku mutagatifu udasanzwe kubera ko ibyo yakorewe na roho mutagatifu nta handi hantu na hamwe nigeze mbyumva. Niba hari uwigeze abyumva ubwo ngubwo azatubwira nabyo tubivugeho. Roho mutagatifu yaguye umutima we awuzuzamo urukundo n'umuriro we ku buryo byamuhaye imbaraga nshya zo kwamamaza inkuru nziza no kwemera ko umusaserdoti kugira ngo uwo murimo awukore. Uwo nta wundi ni mutagatifu Filipo Neri. Filipo Neri ni umutagatifu twita umuromani, ariko ubundi yakomokaga mu gihugu, yakomokaga muri za Florence, ubwo ni za Firenze, ahagana mu ugenda ugana mu majyaruguru umaze kurenga umujyi wa Roma nk'amasaha nk'abiri uri muri gari ya moshi cyangwa se muri train. Noneho ava iwabo aza kwiga i Roma nk'umunyeshuri, ariko mbere yo kwiga i Roma yabanje kujya mu nce za Naples, mu majyi ahagana za Naples, ahari hari nyirarume wari umucuruzi, noneho yifuza ko yamufasha mu byo gucuruza kandi akaba ari uzakukana uwo murimo nyine wa nyirarume. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi na gatanu, mu kinyejana cya cumi na gatandatu. Ubwo rero amaze kugerayo areba ibintu by'ubucakura bisa nk'ibiri mu bucuruzi no kurimanganya n'iki, ahita abona ko ibyo bintu atari ibye. Ava iyo ngiyo n'amaguru hariya hafi ya Moncassin, ava iyo n'amaguru agera i Roma mu mujyi. Amaze kuhagera yiga filozofiya, yiga na teolojiya, ariko akunda cyane cyane mutagatifu Augustine. Ni igihe cyo kwibuka kubera ko papa dufite ubu ngubu n'umuryango wa Augustine. Mu kumukunda ngo yitoza cyane ku bitabo bitatu by'ingenzi cyane ibyo yamenye yacengeye, icyitwa De Trinitate, ubutatu butagatifu, De Angelis, ubuzima bwa marayika, De Incarnatione, bavuga ngo ukwigira umuntu kwa jambo. Arabicengera, arabikunda, ubundi yiberaho mu buzima bwo gusenga, no gufasha abantu no kwiga, ariko ari nta muryango n'umwe arimo. Nyuma rero atangiye akazi k'ubuforomo mu bitaro by'i Roma. Muri icyo gihe nabwo yanatangiye ikintu cyakuba nk'umuryango wo kwita ku barwayi, cyane cyane ku barwayi bo mu mutwe. Mu by'ukuri baravuga bati biri mu bitaro bya mbere byabayeho byo kwita kuri abo bantu, ku wundi bakundi byagendaga iwacu mu Rwanda wabonaga nyine abarwayi bo mu mutwe bakabakubita bakabirukaho. Niko byari bimeze mu mujyi wa Roma kugeza igihe Mutagatifu Filipo Neri wari ukiri umurayiki yiyemeje kuvuga ati reka tujye dushyira abantu hamwe turebe ukuntu twagira icyo tubamarira. Ariko muri icyo gihe ngo n'umuntu wakundaga gusenga, nibwo yaje kumva ko hejuru y'ububabare bw'umubiri busanzwe, ububabare burenze ubundi ari ukwibagirwa Imana. Hejuru y'ububabare bw'umubiri busanzwe, ububabare buteye ubwoba ni ukwibagirwa Imana. Ayo ni amagambo akomeye, kandi uko n'uyu munsi niko bimeze. Iyo umuntu yibagiye Imana iyo byose ubona nyine ko n'abatakiriho, naho yagira ibya mirenge ku ntenyo, ariko yaribagiwe Imana, niyo yagiye gupfa nyine apfa nabi kubera ko aba ari kure y'Imana. Icyo gihe rero yabonaga ko mu Roma ikinyejana cya cumi na gatandatu, yabona ko ikibazo gikomeye gihari cyane ari ikibazo cy'uko abantu bagenda bata Imana, noneho imisengere ikagenda igabanuka. Nibwo rero atangiye ubutumwa bwe, kuko bamwita ngo ni Sokrate w'i Roma. Atangira ubutumwa bwe ku buryo butangaje bwo kugenda aganiriza abantu mu muhanda. Yavuye mu kazi ke yanaganiriza abantu mu muhanda, ariko cyane cyane urubyiruko nirwo yabona ku buryo bworoshye. Atangira kubabaza ibibazo nyine bimeze nk'ikwibaza ati ese umuntu atangira kugira neza ageze ku iyihe myaka? Harya ubundi ubuzima butangira ryari? Ubuzima bwawe uri kubwerekeza ahagana he? Kubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo bigatangira ari nk'ibiganiro, bituma abantu baza kumukunda cyane, kubera ko yaragufasha gutekereza ukarenga ibingibi bifatika. Baze yakunda kubaza, aravuga ati ari ibintu byo muri iyi si n'ubuzima bwo mu ijuru wahitamo ikihe?
abantu batari bati katubyibazeho koko, kuzana abantu bigatuma batekereza. Iki gihe rero ntari abapadiri, ariko mu gihe byari bitari byacengera, we nibwo yatangiye gushishikariza abantu kujya bahabwa amasakaramentu, cyane cyane gusaba penetensiya kenshi no guhazwa kenshi. ibyo ngibyo muzi ko konsili y'Itaranti nyine mu myaka yakurikiyeho yaje kuza cyane cyane kubitsindagira, turi muri za 42, yaje kubitindaho cyane mu gihe cya 542, ko hari ubwo umuntu ashobora gutuma abantu babyivangamo mu mutwe, ikinyejana cya 16. ubwo rero Filipo nyine atangira rero kuba umuntu witanga cyane, noneho abona ko ubuzima bwa roho ari rwo rufunguzo rwose rutuganisha mu nzira y'Imana. Aravuga ati ntabwo bihagije kumva ko Imana ibaho, kuko na shitani irabizi. Igikomeye ni ukwemera kuba, ni ukwiyemeza kubana n'Imana. Icyatumye rero muri iki kiganiro mvuga ko hari ikintu ikimenyetso kidasanzwe cyamubayeho, ni uko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo ine na kane hari ku munsi mukuru wa Pentekoste. Ntako byagiye ku munsi mukuru wa Pentekoste, igihe ngo asenderezwa roho mutagatifu ku buryo budasanzwe. Byagenze bite rero? ngo yagiye kumva, yumva ijwi rimubwira ngo asama, roho w'Imana yinjire. Yagiye kumva yumva ikibumbe cy'umuriro, ni robe de feu, ikibumbe cy'umuriro kimwinjiramo, kinjira gihita kibyimbya igituza cye. ubwo rero yigira nk'ibyishimo byinshi cyane bidasanzwe guhera kuri iyo Pentekoste n'ubuzima bwose bwakurikiyeho. Ariko igitangaza aho kiri naho ngaho nyine ni uko umutima we wagutse, umutima we waragutse, noneho bituma ngo n'imbavu rwose zihetama kubera nyine ko umutima wagutse. Urumva, tumenyereye ibitangaza kuko Yezu yigize umuntu nyine, tumenyereye ibitangaza by'ababona umutima wa Yezu, by'abagira ibikomere 5 bya Yezu, by'abandi bagira amahwa mutagatifu uriya twahimbazaga ejo bundi. Tukaba dufite ingero z'abantu bagiye bagira ibimenyetso byinshi bigaragaza nyine Yezu wigize umuntu nyine, akabagiraho marike ku mubiri wabo cyangwa bakamubona batyo. Ariko umuntu ushobora kwinjirwamo n'ikibumbe cy'umuriro, atwibutsa kuri Pentekoste nyine, intumwa hajyaho indimi z'umuriro zigwa kuri buri wese. Noneho hano ho ikibumbe cy'umuriro kimwinjira mu kanwa, cyita cyagura umutima ku buryo imbavu zagutse nazo ziranahitama, ku buryo amaze gupfa basanze hari n'izangi zarangise zaravunitse. Iyo Pentekoste rero y'1544 imubera intangiriro y'ubuzima. Yari n'ubundi mu buzima bwiza bushya, ariko noneho byarushijeho. Ibyishimo bimubara byinshi, agira ubutwari bwo kwambaza ingoma y'Imana, noneho ngashaka kubihisha ariko bikanga, kubera ko yari afite uburyo mystique, uburyo abana n'Imana muri icyo gihe, noneho biba bigiye hanze nyine kubihisha bikanga. Icyo gihe rero nibwo yiyemeje guhabwa ubusaseridoti. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane, iyo Pentekoste niho mu by'ukuri yamugizeho uruhare rugaragara. 1551 ahabwa ubusaseridoti, noneho aho umupadiri yari mu mujyi wa Roma. arushaho kumenyekana, bavuga bati ni umutagatifu uyu muntu, kubera ari ukuntu yitangaga mu butumwa, kubera ukuntu yarabikoraga cyane cyane afite ibyishimo bidasanzwe, kubera ukuntu yari yifitemo ikintu navuga ngo cyayimuru, kuba umuntu w'umunyarwenya ariko afite ashaka kuganisha abantu, byatumye arushaho gukundwa. Bimwe mu bintu byamuranze ubwo mvuze mu byo by'urwenya, kandi byabaga ari ibintu bikomeye, ni uko papa yashatse kuvuga ati uriya mupadiri ukuntu akunzwe n'abantu akaba ari n'umutagatifu, n'iki uwamugira karidinali
nkamushyira muri ya purense mu bikomangoma bya kiliziya. Bamutumaho rero, arababwira ati yewe, nahitamo paradizo kurusha kwicara ku ntebe y'icyubahiro. Ndashaka kuvuga ko ubukaridinari budashobora gutuma umuntu atigera mu ijuru, si icyo yashaka kuvuga. Ariko mu gihe cyabo, mu kinyejana cya 16, hari imyanya bageragamo ikaba nk'imyanya ya politiki kuruta imyanya yo kwitagatifuza. Noneho bituma avuga ati jyewe umva, mpisemo kwigumira ku saseredoti usanzwe w'ijambo ry'Imana, nkazagera muri paradizo aho kwicara kuri porotorone, aho kwicara ku ntebe zo muri iyi si. Ikindi azwiho cyane ni uko yakundaga gutanga penetensiya, ariko agaha abantu ibyiru bidasanzwe bituma bajya kwitekerezaho. Kimwe muri ibyo byiru rero nigeze mbivugaho n'ude ko nongeye mbisubiremo, ntacyo bitwaye, ijambo ry'Imana riryoha risubiwemo, bya bindi by'amagambo nyine ya mutagatifu uriya w'Isiyena bavugaga ati ijambo ry'Imana tujye turyuza nk'uko itungo ryuza ibyatsi byarishije, nitumara kubyuza nibwo tuzashobora kumva uburyohe bwaryo. Ni mutagatifu Bernardine w'Isiyena wabivugaga. Navuga rero ko nawe ngiye gusubira mu rugero nigeze ntanga ahangaha, mu gutanga penetensiya kwe agaca ibyiru bisa nk'ibisekeje. Rimwe rero umugabo araza ajya gusaba penetensiya kwa padiri nyine Filippo Neri, amubwira ko akunda gusebanya, ko akunda akantu kose yumvise aruhuka ari uko gasohoye akavuga. Akamubwira ko akunda no guhimbira abantu ibintu, akabavuga ibitari byo n'ibiki byose nyine bikunze kubaho byo guharabika. Noneho agize gutya agiye kubona n'umugore nawe araza nawe yicuza ibintu bimwe, yicuza ibintu bya kuvuga nawe ukuntu akunda kuvuga abandi, ukuntu nabahimbira n'ibiki byose. Padiri Filipo aramubwira ati umva rero wa mugore we, genda uvugane n'umugabo wawe kuko uyu mugoroba ndashaka kurya inkoko, ikiru nguciye. Urumva ntiyabibwiye umugabo nyine uko ni muri penetensi. Ikiru nguciye, genda unshakire inkoko uyigure, ubundi uze uyipfura amababa kugera hano. Noneho niyo kiru cyawe rwose, mbona inkoko ndya uyu mugoroba. Kumvikana umugore nyine ubwo yajyanye n'umugabo muri penetensiya, amubwira ikiru yaciwe. Umugabo abona ari ibintu bidasanzwe, arabwira ngo uherekeze byo gushaka iyo nkoko, ariko ngo ngende nyipfura kuko akeneye guhita ayiteka tukihagera, harya nyipfurira mu nzira. Wa mugabo ati tubikora ibyo ubwo biri mu kiru baguciye, ntitwayipfura mbere ngo tuyizane ipfuye, reka tugende tuyipfura nyine ubwo ari ikiru waciwe n'ugomba kucyubahiriza. Barabyubahiriza rero baraza, bageze imbere ya Padiri Filipo ati inkoko ngiyi turayizanye. Ati okay, mushyira muri iriya safuriya, noneho musubire inyuma mutoragure ya mababa yose, noneho muyanzanire. Padiri ntabwo bishoboka, urabona umuyaga amababa ugenda uyatwara ntituzi nayo yegeze. Nuko arabwira ati murabyumvise rero, ya magambo muhimbira abandi, bya bindi byo kubanegura no kubanenga mugenda mushyira ku bandi, nuko nayo magambo yanyaguruka ku buryo ikigo ari ukongera kuyagarura. Ngaho nimugende. None si ikiru tuwende kirarangiye, tuyashaka? Oya, tuyashaka ntibirimo. Icyo nashaka kubabwira ni uko nyine amagambo ni nk'amababa aguruka, ntumenye iyo ageze nawe ushobora kuyagarurira. Urwo ni urundi rugero rwa mutagatifu Filipo Neri, nyine ukuntu yari afite ukuntu atera ibiparu, ariko akabikora mu buryo bukomeye kugira ngo ahamagarire abantu guhinduka. Ingero ni nyinshi.
navuga rwose nkageza n'ejo mu gitondo nkugero z'ukuntu mutagatifu uyu nguyu Filipo Neri ukuntu yigishaga urubyiruko akarutoza kugira imico myiza, noneho akoresheje ingero zifatika bagasohoka mu byo bari barimo, ariko cyane cyane ibibazo n'ibisubizo batanga, yaba bitangwa ni lamayetike, kubaza n'ibisubizo batanga bigatuma bonyine ubwabo babona ko ibisubizo mu by'ukuri babyicaranye. Birumvikana rero ko ubwo yari yaratangije abo bantu yigisha b'urubyiruko bagenda bakura, noneho bagakomeza abandi, biza guhindukamo umuryango w'abihaye Imana. Akavuga rero ati kugira ngo dushobore kurushaho kumenya Imana biragusaba gusenga cyane kandi ukazinduka. Ibi ngibi kuri njye rwose nagiye kuvuga ngo birananira kubyuka kare sinzindutse. Ati kandi ukazinduka, ati kuko ushaka gukora umubyizi we nyine azinduka kare atangira kare. Nyuma rero amaze kuba icyamare noneho abona ko bajya abantu babaye benshi, atangiza rero umuryango w'abasaserdoti wiswe oratoire. Abasaserdoti babereyeho kwigisha urubyiruko ariko cyane cyane no kubagarura ku Mana. Uburyo yakoreshaga rero ni ubwo ngubwo nyine, ni nabwo umuryango wo muri oratoire bakoresha: gusenga, kwigishanya no kuririmba bakanabyina bakishima. Inyigisho zikaza muri iyo kintu cy'ibyishimo, kikaba icyo kurera nyine urubyiruko rwo mu gihe cye. Mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo icyenda na gatatu umva ko Imana yamuhaye kuramba nyine, amaze kuba imbaraga zimushizemo asezera ku kuba umukuru w'uwo muryango yari yaratangije. Mu minsi ye ya nyuma amaze kubura intege rwose, akayatanga penetensiya yiryamiye, akagira misa ye noneho wenyine. Uko yagiraga misa n'usanga atwarwa buroho kugeza ubwo abantu baza kumugarura. Hari n'ubwo ngo yasomaga misa bakabona ari kuguruka. Urumva nyine yari yuzuye roho mutagatifu wese. Noneho hari ubwo yasomaga misa agatwarwa buroho, bakajya kumukangura bati nyabone nibura atanga umugisha dutahe. Washize nk'amasaha nk'ayo abiri. Birumvikana ko noneho amaze kugera mu zabukuru, ntagifite imbaraga zo kubyuka no kugenda, akayasomera misa aho ngaho, akinjira mu kinyanga cya roho mutagatifu igihe cyose ashakiye. Yitabye Imana rero 26 z'ukwezi kwa gatanu 1595. Noneho amaze kwitaba Imana, kubera ko bose bari bazi ko ari umutagatifu, hashize amezi 2 batangira kwiga ku buryo ajya mu rwego rw'abatagatifu. Mu 1315, hashize imyaka 20 gusa, Papa Paulo wa gatanu amushyira mu bahire. Hashize imyaka yindi 7, Papa Geregori wa 15 amushyira mu batagatifu, bamwita ko ari umutagatifu w'ibyishimo. Ngoro mutagatifu Filipo Neri, ariko ikinshishikaje cyane no kubabwira ngo murabona ko nyine turi mu gihe cyo gusaba roho mutagatifu. Kuri uyu wa kane turatangira novene ya roho mutagatifu, ariko amasomo turi gusoma kino gihe murabyumva yose aratubwira roho mutagatifu, ubushobozi bwe, imbaraga ze, ibikorwa bye muri iyi si no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho nongera ngo nganishe rero ko mutagatifu Filipo Neri yakundaga roho mutagatifu, akagira ubwo noneho amwuzuza umutima we ikibatsi cy'uwo muriro kugeza n'ubwo umutima we waguka. Singira ngo nawe uze kubisaba, ariko ndagira ngo nibura usabe ikindi kintu. Usabe ko nawe roho mutagatifu umutima wawe yawuzuzamo urukundo. Noneho urwo rukundo rutuma ukunda abantu bose, urwo rukundo rutuma ushyira abantu bose ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko urwo rukundo rutuma nawe wumva ko ushobora kuba Kristo mu bandi, biguhe n'imbaraga zo gutsinda ibyakuzitiraga byose muri iyo nzira y'ubutungane. Sinasobanura ntavuze ko mutagatifu Filipo Neri yakundaga cyane Bikira Mariya. Cyane Bikira Mariya, noneho bikarushaho no kugira imbaraga, kubera ko yumvaga ko Bikira Mariya roho mutagatifu hari umubano bafitanye wa wundi wagize ubwo babyara n'umwana. Bikira Mariya roho mutagatifu bigahita binyibutsa amagambo rero
mutagatifu Rudoviko Mariya wa Montfort yavuze ati aho Bikira Mariya ari na Roho Mutagatifu ajyayo. Eh, natwe rero dusabe kugira ngo uwo mubyeyi natwe atuvuganire nyabune, cyane cyane muri twe hagabanuke nk'amagambo yo gusebanya, amagambo yo guhimbira abandi, amagambo yo kugira gute, ahubwo huzuremo rwa rukundo rutuma ugira umwanya wo gusohoka ukajya mu bandi ubashyira iyo mbuto y'urukundo. Ushobora byose we nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.